turabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe kandi Yesu abishimire muri aka kanya keza, akanya tugiye kwigamo ijambo ry'Imana. Tugiye kurebana amagambo atari make kandi atari na menshi, afite umutwe uvuga ngo amahoro yande ya Kristo. Haleluya, Amen. Ese nshuti bavandimwe, amahoro ya Kristo hari icyo muyaziho? Niba hari icyo muzi ku mahoro ya Kristo mwatwunganira, ariko mu by'ukuri ikintu dushaka kubamenyesha ni ukumenya amahoro ya Kristo yagenewe bandi. Amahoro ya Kristo ni iki? Amahoro ya Kristo adufasha iki? Adufasha mu buhe buryo? Haleluya, amen. Niyo mpamvu tugiye kunganirana, twiga cyangwa se dusobanukirwa ku kijyanye n'amahoro ya Kristo, ndetse no ku kijyanye n'igikomangoma cy'iki cy'amahoro. Haleluya, Uwiteka rero abagirire neza, abakomeze. Mbere yo kwimbika, mbere yo gukomeza tuvuga iby'amahoro ya Yesu Kristo, mureke dusabe umukozi w'Imana adusengere. Turakubashe Data, turakubashe Mana ishobora byose, Mana ikora ishoboka, wowe ukinga ntagire ufunga, wafungura ntagire ufungura. Data wera, twongeye kuza imbere y'amaso yawe arasakana Yakobo, tukwinginga Data wera ngo ubanze utweze Data wera, kuko twebwe ntacyo turi cyo Data wera, turabanyabyaha gusa, nta cyiza twakoze, ntabwo tweze urasakana Yakobo. Ariko turagusabye umunsi wa none wongere utweze mu maraso ya Yesu Kristo urasakana Yakobo. Ndetse Data wera, tukwinginga urasakana Yakobo mu byo tugiye kuvugira ahangaha Data wera, bibo by'umumaro, ndetse ntaba ari ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro Data wera. Turakwinginze rero ngo uzubane natwe urasakana Yakobo, ubane n'abazumva rino jambo Data wera, uzabahe kubyumva banarisobanukirwe, kuko babo bisobanure Data ntibabibasha, ariko kubwawe Data wera bashobora kubasha kubyumva ndetse bakabisobanukirwa. Urakoze kugiye kubana buri mwe wose, urakoze kugiye kubana natwe urasakana Yakobo, ukatubera Imana, tukakubera mikoro, ukatubera Data buja, ndetse tukakubera abaja barasakana Yakobo, tukavuga ibyo uduhumekeye mu urasakana Yakobo. Urakoze kugiye kwikora, twese tubyize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, ikaze kuri mwese. Icyo twabasaba ni ugutega amatwi, kandi uko mutega amatwi mwumva, musabe Mwuka Wera abahe kumvira, nicyo twakomeza kubifuriza. Tugiye gusoma amagambo akurikira. Turasoma muri Yesaya, igice cyaho cya kangahe? Cya 48 ku murongo wa 22. Haleluya, amen. Yesaya 48 igice cyaho cya 22 haravuga ngo, dusoma haravuga ngo, nta mahoro y'abanyabyaha. Nta mahoro y'iki? Y'abanyabyaha. Ni ku Uwiteka agenza gute? Ni ku Uwiteka avuga. Haleluya, amen, amen. Shuti bavandimwe, nta mahoro y'iki? Y'abanyabyaha. Uko byamera kose uri umunyabyaha, nta mahoro wagenza gute? Wagira. Kugira ngo ubone amahoro nuko wasaba Imana ikagukiza iki? Ibyaha. Nuko wasaba Imana ukagenza gute? Ukihanika kubabarira. Kuko nta mahoro y'iki? Y'abanyabyaha. Ni ku Uwiteka agenza gute? Avuga. Shuti rero bavandimwe, ntago twigeze tubona amahoro y'abanyabyaha, twabonye amahoro yande? Y'abatari abanyabyaha, abakiranutsi. Twabonye amahoro yande? Ya Kristo. Haleluya. Uyu munsi wa none ndagusaba kugira ngo nawe ube umukristo, kuko nuba umukristo urabona amahoro yande? Y'Imana ya Yesu Kristo. Haleluya. Turakomeza dusome. Turasoma muri Yesaya igice cyaho cya 59 ku murongo waho wa 2. Ese ho haravuga ngo iki ku kijyanye n'amahoro ya Kristo? Muri Yesaya igice cyaho cya 59, Yesaya 59 ku murongo waho wa 2 haravuga ngo, haleluya, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. Gukiranirwa niko kwadutandukanije n'Imana yacu. N'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso. N'ibyaha byanyu nibyo biyitera kutwima amaso. Twebwe abanyabyaha. Twebwe abaki? Ikanga no kumva. Ikanga no kugenza gute? Kumva. Kubera ko turi abaki? Turi abanyabyaha. Niyo mpamvu n'amahoro y'iki? Y'abanyabyaha. Dukwiye guhindukira tukava mu ki? Mu byaha. Kuko ngo umunyabyaha nahindukira akava mu byaha, Uwiteka azagenza gute? Azamwumva, azamutega amatwi, azamukiza. Haleluya, amen. Shuti bavandimwe, yego, dukwiye kuva mu byaha, tukava mu byaha tugashakisha amahoro ya Kristo. Umugaragu w'Imana Yobu yaravuze ngo kuva mu byaha niko kugenza gute? Kujijuka. Icyo nabasaba nanjye nisabira nuko twava mu byaha tukabona kugenza gute? tukaba abanyabwenge. Imana ibagirire neza, amen. Turakomeza dusome amagambo akomeye cyane.
turi buze kubona mu Bagalatiya. Haleluya. Amen. Mu Bagalatiya igice cyaho cya 5 turasoma ku murongo wa 19 turagenda tugeze ku murongo wa 21. Abagalatiya igice cyaho cya 5 ku murongo wa 19 turasoma tugeze ku murongo wa 21. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 haravuga ngo iki? dore imirimo ya kamere, dore imirimo ya kamere igenje gute? iragaragara niyi. Haleluya. Gusambana ni imirimo ya kamere, no gukora ibiteye isoni, n'iby'isoni n'ibyo n'iby'imirimo ya kamere. Komeza. no gusenga ibishushanyo n'ibikabe kuri mwe, no kuroga no kwangana bijye kure yanyu, no gutongana n'ibikababeho, n'ishyari n'umujinya n'ibya kamere n'amahane, no kwitandukanya no kwiremamo ibice. Ibyo ni ibya kamere, ntabwo Uwiteka bikunda. Imana itubabarire. Komeza. no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ibyo ni ibya kamere, nibyo biranga abanyabyaha, nibyo bituma abanyabyaha batagira amahoro. Nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazigera baraga ubwami bw'ijuru. Abagenza bate? abasambana, abavuga nabi, abaroga, abagambanyi, abanywa inzoga, inkozi z'ibibi zose, abakora ibisa abo ntibazigera babona ubwami bw'iki. Oya, ntibazabona ubwami bw'Imana. Nshuti muvandimwe, icyo twakubwira, va mu byaha. Kwirirwa mu bidafite umumaro nta kintu byakumarira. Kwirirwa mu bitera isoni, kwirirwa usambana, kwirirwa wifatanya n'abatizera, ibyo byose ntibizatuma turaga ubwami bw'ijuru. Ibyo Yesu yabitubwiye kera. Ibyo byaravuzwe yuko ibyo ngibyo bitazatuma turaga ubwami bw'ijuru. Kandi ibyo nibyo bituma umunyabyaha atagira amahoro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Dukwiye kuva mu byaha tugahindukira, tukihana, tugasanga Yesu Kristo, kugira ngo tugire amahoro ya Yesu Kristo. Kandi ngo umunyabyaha natihana, inkota y'Uwiteka izagenza gute? Izamurya. Nshuti muvandimwe, mwene data, ari nge ndetse n'abandi ukekaho ko bakurusha ubushobozi ndetse no gukiranuka no gutungana, twese ngo twakoze ibyaha ntidushobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza, itubashishe kumva no kumvira. Haleluya. Turakomeza dusome. Turasoma amagambo y'Imana agaragara muri Yesaya igice cyaho cya 57, Yesaya igice cya 57 ku murongo wa 20 ndetse n'uwa 21. Mbese haravuga ngo iki? Dusoma muri Yesaya igice cya 57 umurongo wa 20 n'uwa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka. Nk'inyanja igenza gute? Izikuka. Uko itabasha gucayuka. Uko iyo nyanja ubwayo itabasha gucayuka. Amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Amazi y'iyo nyanja azikura isayo ndetse n'iki? N'imivumba. Ngo niko bigenje gute? Nta mahoro y'abanyabyaha. Niko nta n'amahoro y'iki? Y'abanyabyaha. Abanyabyaha bahora mu byaha, bahora bakora ibyo Uwiteka adakunda, ngo bameze nk'inyanja izikuka. Ngo maze amazi yayo akazamura iki? Isayo n'imivumba. Kuzamura isayo kw'iyo nyanja ni ukuzamura kamere mbi, ni uguhora dukora ibidakwiye, ni uguhora dutukisha izina ry'Imana. Ibyo ngibyo ngo bituma muri twe tutagira iki? Ku murongo wa 21. Ku murongo wa 21 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Nta mahoro y'iki? Y'abanyabyaha. Niko Imana yanjye ivuga. Ngo tumeze nk'iki? Nk'inyanja ifite umuvumba. Umuvumba uyihoramo, ihora izika ikazikuka, amazi yayo ikayanduza. Iyo nyanja ntishobora kugira amazi akeye. Niyo mpamvu n'umunyabyaha uhora mu byaha, uhora mu busambanyi, uhora mu matiku, uhora mu mashyari, mu bintu nk'ibyo, ngo muri we ntashobora kugira umutima unyuzwe, ntashobora kugira amahoro. Ariko Yesu Kristo uyu munsi wa none arahari kugira ngo aduhe amahoro abonekerwa muri we. Haleluya. Turakomeza dusoma ijambo ry'Imana. Nukuri ngo ntacyo Uwiteka azakora atabanje guhishurira abagaragu
bayo, abagaragu be, abagaragu b'Uwiteka, abana b'Uwiteka, inkozi z'ibibi, abasambanyi, abaki bose, ntacyo Uwiteka azakora atabanje kugenza gute? kubabwira. Haleluya. Amen, amen. Nshuti rero bavandimwe, mureke duturize imbere y'Uwiteka. Iyo dusomye muri Luka igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 8 tugasoma tukageza ku murongo wa 14, tubona uburyo cy'agakiza kaje mu isi, tubona uburyo kikaje biciye mu kuvuka kwa Yesu Kristo, avukira hano kuri iyi si kugira ngo apfire umunyabyaha, kugira ngo apfire nge wari wiyishe. Haleluya. Dusome muri Luka igice cyaho cya kangahe? Cya 2 ku murongo wa kangahe? Wa 8 turageza ku murongo wa 10 na kangahe? Na 4. Haleluya. Dusome. Reka dusome Luka igice cya 2 umurongo wa 8. Muri icyo gihugu harimo abungeri. Muri icyo gihugu hari abungeri bararaga ku gikumba. Bararaga ku gikumba bahindana kurinda intama zabo cyangwa se umukumbi wabo. Amina. Nuko marayika w'umwami muri iryo joro marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande. Abahagarara hehe? Iruhande. Haleluya. Ubwiza bw'umwami burabagirana bugenza gute? Bubagota impande zose. Nuko harakomeza bagira ubwoba bwinshi. Bagira ubwoba bungana gute? Kubera ubwiza bw'iki? Ariko twebwe duhora ducumura. Komeza. Marayika arababwira mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Uzaba ku bantu bagenje gute? Bose. Ku banyabyaha, ku basambanyi, bose, abakire, abakene bose. Uzaba ku bantu bose nta n'umwe ubuzemo, nta usigaye. Umunezero uzaba ku bantu bose, ku bazihana, ku bazemera Uwiteka. Umunezero uzagenza gute? Ku bantu bose. Komeza usome. Kuko uyu munsi umukiza abavukiye. Turimo turasoma muri Luka igice cyaho cya 2 ku murongo wa 8 tugeze ku wa 14. Komeza. Mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami agenje gute? Arabavukiye. Uwo ni uzacungura isi. Rero ntago ari uzacungura isi, uwo ni we wagenje gute? Wacunguye isi. Uwo ni we wancunguye, uwo ni we wamfiriye. Ariko nshuti muvandimwe, iyo utekereje ku rupfu Yesu Kristo yaje agapfira hano kuri iyi si, wibaza iki? Nibaza ku by'urukundo rwa Yesu Kristo. Urukundo yadukunze akemera kutwitangira, agapfa urupfu nka ruriya, urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguzi, urupfu ruteye ubwoba ndetse n'isoni, akemera akadupfira ku musaraba, akatubambirwa, agaterwa amacumu nk'ariya, agaterwa imisumari nk'iriya, ari umwana w'Imana atarigeze akora ikibi n'iki na kimwe. Ibyo bigukora ku mutima bikakwigisha iki? Binkora ku mutima bikanyigisha yuko nanjye ngomba gukunda umuntu atari uko yantanze ikiguzi, nta kintu yampaye, ahubwo nkamwitangira kuko Yesu Kristo ubwanjye nanjye yanyitangiye ntacyo natanze. Ntawe narindiwe, ntaraturukaga mu muryango ukomeye. Tugendeye ku rupfu Yesu Kristo yapfuye, agapfira abakire, agapfira abakene, agapfira ab'umudendezo, agapfira imbata, kugeza uyu munsi wa none twese tukaba turi umwe muri Yesu Kristo. Niki wabwira urubyiruko rw'uyu munsi wa none rwirundumuriye mu bikorwa by'urukozasoni? Niki wabwira urubyiruko rwa none? Icyo nabasha kurubwira umunsi wa none nuko bagomba kwirengagiza ibibi byabo barimo, bakabivamo, bakava mu nzira zabo mbi, bakegera ubwami bw'Imana, bakegera ibyiza by'Imana, no kugira ngo bazaraga ubwami bw'ijuru. Nshuti bavandimwe rubyiruko, bana b'Imana rungano, iyo dutekereje urupfu twari dukwiye gupfa, tukagenda nitwibukwe, Yesu akahagoboka, akatubera umurengezi, ngo twe byari birangiye iyo tutagira Yesu, ariko aradupfira. Iyo tutekereje icyo, niyo mpamvu tugaruka dutanga ihumure kuri mwe, ihumure kuri twe, kuko twakoze ibyaha,
tukaba tutashyikira ubwiza bw'Imana, ariko ngo tugarukiye Yesu yatugirira ibamba akatweza. Nimuve mu byo mukora, nimuve mu bidafite shinge na rugero, nimuve mu busambanyi, nimuve mu matabi, nimuve mu gusuzugura, nimuze mukorere Uwiteka. Icyo nicyo Yesu abashakaho, nicyo Yesu adushakaho, nicyo twabararikira. Nshuti basore, ni mwebwe mubwirwa. Ijambo riravuga ngo haleluya, haracyari ibyiringiro, kuko ngo uko byagenda kose nta kure habaho Imana itagenza gute, itabasha kugera, itakura umuntu. Niyo mpamvu rero utavuga ngo wabaye akahebwe, niyo mpamvu rero utavuga ngo wabaye umusambanyi, ntukwiye kuvuga ngo wabaye iki. Igihe kiracyahari. Igihe ni iki? Kubera ko Yesu Kristo arakicaye ku ntebe y'iki, y'imbabazi. Ateze ibiganza arahamagara, arararika ngo uwemera wese naze amwambike ikamba ry'iki, kandi ngo ngwino ku ikamba ry'ubugingo. Mwese nimwumvirijwe rero, Yesu Kristo yaravuze ngo aragiye, kandi ubwo agiye ngo azagaruka agenze gute, azagaruka atujyane, ngo maze ngo tube aho agenje gute, ahazaba. Ese azajyana bameze gute? Azajyana ngewe nawe twebwe abitunganyije. Ese azajyana abasambanyi? Azajyana abantu bivuye mu byabo byabashimishaga, byashimishaga amarari yabo, ibyashimishaga imibiri yabo, bya bindi tugendamo bikadukura bidukurura. Nitubivamo tukabivamo tukavuga uti twebwe turabyanze, ni twebwe azajyana. Nituva mu byiza twebwe twumva bitubera byiza, abyo bya bindi byo kwifatanya n'abatizera, tukajya kunywa inzoga, tukajya mu biyobyabwenge, tukajya mu gusambana, tukajya mu bintu byo kwicana ndetse no kwiba, ni twebwe tuzicana na Yesu, ngo tuzicara ngo tuzaba aho azaba ari, kuko araturindiriye. Haracyari ibyiringiro kuri buri muntu wese, kuko Yesu Kristo arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Nshuti muvandimwe, dukomeza dusoma, turasoma muri Yohana igice cyaho cya 14. haleluya. Yesu atwambika imbaraga kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iyi si yacu igushije ishyano, dore Satani imanukiye afite uburakari, niko ijambo ry'Uwiteka rivuga. Turasoma muri Yohana igice cyaho cya 14 ku murongo wa 27. Ese haravuga ngo iki? Yohana 14 umurongo wa 27 haravuga ngo haleluya, mbasigiye amahoro. Mbasigiye iki? Amahoro. Ameza ate? Amahoro yanjye ndayabahaye. Ego. Icyakora simbaha nk'uko abisi bagenza gute, batanga. haleluya. Imitima yanyu ntihagarare kandi nitinye, kuko nge ndi Uwiteka Imana yanyu. Simbaha nk'uko abisi bagenza gute. Oya, reka ntatanga nk'uko abisi batanga. Nukuri Uwiteka kugire neza. Abisi baragumuntswa none, ejo bakaguhinduka, bakakubwira byiza, ejo bakakubwira, kuko ari abisi bakakubwira ibibi. Ariko Yesu ngo ntatanga nk'uko abisi batanga. Turakomeza dusoma muri Yohana igice cyaho cya 16 ku murongo wa 33. Niyo mpamvu dukwiye kuba aba Yesu Kristo, tukararikira ibya Yesu, tukava mu byaha. Muri Yobu haravuga ngo kuva mu byaha ni kuka. Dukomeza dusoma muri Yohana igice cyaho ngo dore ukubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Dusome muri Yohana nshuti muvandimwe, Yohana ibice 16 ku murongo wa 33. Umurongo wa 33 haravuga ngo icyo Uwiteka atubwira, ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Mwisi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje iki. haleluya. Muri iyi si nubwo turabanyabyaha tukaba tugira imibabaro, ni duhumure, ni dukomere, kuko Kristo Yesu, kuko umwami wacu Yesu Kristo yanesheje iki? Yanesheje isi, yaneshereje abasambanyi, yaneshereje inkozi z'ibibi, abarozi, abagambanyi, abicanyi, abo buryo bwose bugiye butandukanye. Yesu yarabaneshereje. Niyo mpamvu ari kutubwira ngo niduhumure, tugire amahoro mu mitima yacu, kuko ngo yanesheje iki? Yanesheje isi. haleluya. Nshuti bene data, turakomeza dusome. Turaza gusoma amagambo akomeye cyane aboneka mu Abafilipi igice cyaho cya 4. haleluya. Amina. Ku murongo waho wa 6. Abafilipi ibice 4 umurongo waho wa 6 aravuga ngo haleluya,
ntimukagire icyo mwiganyira, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Haleluya. Mubisabiye mugenza gute? mubyingingiye mushima. Ibyo muzasaba byose muzagenza gute? Muzabibona. Nshuti komeza. nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yagenza gute? yamenya. Haleluya. azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. turi kuvuga ku mahoro yandi. nta mahoro y'umunyabyaha, ariko uhindukiye akava mu byaha abonera amahoro muri Yesu Kristo. niyo mpamvu turi kubasaba ngo twahuriye amahoro muri iyi si, kuko n'ubundi ngo muri iyi si si iwacu. muri iyi yararirimbye aravuga ngo ino dutuye si iwacu, ngo igihe kizagera dutahe. ngo rero kuva twaraburiye amahoro muri iyi si, n'ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo muri iyi si duhura n'ibibazo n'ibigeragezo, ngo nta mahoro dufitemo, ngo ariko muri Yesu Kristo turi muri Yesu Kristo tubona amahoro. niyo mpamvu turi kubasaba ngo muve mu byaha, nimumara kuva mu byaha muze muri Yesu Kristo mubona amahoro. Haleluya. Amen. Ariko ijambo ry'Imana rikongera katubwira ngo abera bazataha. abo bera rero niwo twakagombye kuba. tugomba kwiyeza natwe ubwacu, kuko hari byinshi byatwanduje, hari byinshi byagiye bitwanduza bituma tutegera kuba twagira amahoro ya Yesu Kristo. ntabwo twabura amahoro muri iyi si ibibazo y'ingorane ngo tubure n'amahoro ya Yesu Kristo. niyo mpamvu tugomba gushakisha umunsi wa none amahoro Yesu Kristo atanga. Haleluya. Amen. Nshuti rero bene data, nimukomere, nimushikame, nimwihangane, nimuterwe ubwoba n'ibihe byanyu byahise, nimuterwe ubwoba n'ibyababayeho, nuterwe ubwoba n'ibyo wakoze, nuterwe ubwoba n'ibyo wagize. nimba waragambanye ibyo ntibigutera ubwoba, nimba warasambanye ntibigutera ubwoba, nimba warisha ibyo ntibigutera ubwoba. hoya, amaraso ya Yesu Kristo yamenekeye rimwe, ameneka uhari, ameneka udahari, ameneka uriho, ameneka utariho, amenekera rimwe kugira ngo akize acungure uwo ari we wese uzemera kwihana akemera amakosa ye. Haleluya. niyo mpamvu tutakirukanka ku numa, ngo kwirukanka ku numa ntibikibaho, ngo kuko Yesu yarabifashe abibamba hehe? ku giti. njyewe umunyabyaha singitewe amabuye, kuko Yesu yagenje gute? yampfiriye. Haleluya. turasoma mu rwa kabiri rwa Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ku gice cyaho cya gatatu. turi mu kugana mu gusoza, turageza dusome ku murongo wa 16. mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho cya gatatu ku murongo wa 16 ndetse no ku wa 17. mbese haravuga ngo reka dusome. yego. ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. ibyahumetswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kugenza gute? wo kwigisha umuntu. komeza nshuti muvandimwe. no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumwemeza ibyaha bye ndetse no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Haleluya. Amina. umurongo wa 17 akavuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza igenje gute? kandi ishimwa nande? turi kuvuga icyo kwihana ndetse n'amahoro ya Kristo. ku magambo avuga ngo igikomangoma cy'amahoro, nta kindi gikomangoma cy'amahoro ni Yesu Kristo. ubwo tuzava muri iyi si tumaze kuhabwa ikamba ritangirika, tuvuye muri iyi si tugiye mu bwami bwo mu ijuru, ngo tuzaba abami, ariko ngo Yesu azaba umwami w'iki? w'abami. Haleluya. turi gusoza tugana ku musozo. umuvandimwe nadufashe, nadusomere muri Yohana igice cyaho cya 17. Haleluya. Yohana igice cya 17. mbese muri Yohana igice cya 17 haravuga ngo iki? Yohana igice cya 17 umurongo wa 20 haravuga ngo iki? haravuga ngo arabasubiza ati, oya ari Yesu, ni ukwizera kwacu guke,
ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera haleluya, kungana n'akabuto ka sinapi, haleluya, mwabwira uyu musozi muti, mwabwira uyu musozi muti, va hano, va ahangaha, ujye hirya wahava, wahava, ujye hirya wahava, haleluya. kandi ntaki ni ukwizera kwacu guke. Twagira ukwizera nk'uko akabuto kaki ka sinapi, twategeka, twabwira ibintu byose bikatwumvira, n'imisozi yakwimuka, ariko ngo kuko dufite ukwizera guke, niyo twihannye ntago twemera ko twihannye. Nshuti muvandimwe, dusomere mu Bakorisayo, Abakorisayo igice cyaho cya 13, Abakorisayo 13 haravuga ngo 18, igice cya 13 ku murongo wa 18. Abakorisayo igice cya 3 murongo, igice cya 13 murongo wa 18. Abakorisayo igice cya 3 murongo wa 18. Abakorisayo ibice 3 murongo wa 18 haravuga ngo, mbese aravuga ngo iki? bagore mugandukire abagabo banyu, Yego. nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu, haleluya. Natwe mureke tugandukire umwami wacu nk'uko bikwiriye abana b'Imana, n'ukuri Yesu abagirire neza. Nshuti dusoza, mureke dusoreze muri Luka igice cyaho cya 23 ku murongo wa 34. Mbese aratubwira ngo iki? Luka igice cyaho cya 23 ku murongo wa 34 haratubwira ngo iki? Umurongo wa 34 haravuga ngo, aravuga ngo, Yesu aravuga ati, data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. Bagabana imyenda ye barayifindira. Nuko muri Luka igice cyaho cya 23 dusubiramo 34 haravuga ngo, Yesu aravuga ati, data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Data ubababarire kuko batazi icyo bagenje gute bakora. Nuko bagabana imyenda ye barayifindira. Haleluya. Amen. Aya niyo magambo Yesu Kristo yavuze. Aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ariko Abagalatiya igice cyaho cya 3, Abagalatiya igice cya 3 ku murongo waho wa 27, umurongo wa 27 haravuga ngo, Abagalatiya igice cyaho cya 3 ku murongo wa 27, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Turakomeza no ku murongo waho tugeze ku 29. None ntihakiriho umuyuda muri twe ntihakiriho umuyuda, umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho uw'imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Twese turi umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Niyo mpamvu tudakwiye kugira ubwoba, niyo mpamvu tudakwiye guterwa ubwoba n'abo twahozebo n'abo turibo, ahubwo muri Yesu Kristo turi umwe. Muze twegere Yesu Kristo, tureke iby'isoni nke, tureke ubusambanyi, tureke uburiganya, maze Yesu Kristo atugirire neza, adukomeza tubere byose muri byose. Nibyo twabasabira, twisabira mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, twongeye kugushimira kubw'ubuntu bwawe, twongeye kugushimira kubw'ijambo ryawe ritambutse, n'abari twahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data tukuragije abazumva iri jambo, nibazaba ari bo uzabakomeze, uzababere byose, uzabashyigikire, uzabahe kumva no kumvira. Mwami Imana, ubwo wenda kugaruka ntituzakorwe n'isoni, ahubwo Data mwiza tuzishimire kugusanganira. Bana natwe rero, ukomeze utubere byose, ukomeze udukoreshe ibikwiye ushaka Mwami Imana, ibyatuma twitwa abana bawe, bikaguhesha icyubahiro mu isi no mu ijuru. Uwidena wakwambaza mu izina rya Yesu. Amen.